Haleluya, bakristo bene data, dushimiye Imana iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuganire ijambo ryayo, tuvuge imbaraga zayo, tuvuge gukomera kwayo, tuvuge ineza yayo, tuvuge ibihumuriza umutima kandi bikatubera n'ibidutunga mu rugendo rwacu. Mbere yo kugira byinshi tuvuga, byinshi tuganira, byinshi turebaho mu ijambo ryayo ngo twumve kandi by'umwihariko n'icyo umwuka w'Imana adushakaho muri uyu mwanya, reka tubanze dufatanye gusenga. Data uri mwiza, uratunganye, uri uwera iteka ryose, uri Uwiteka niryo zina ryawe, uhereye kera kose kugeza ibihe bidashira, uri Imana itagira ikisa nacyo, nta wakubanjirije, ntawe uzaguheruka, uri itangiriro ukaba n'iherezo. Wemeye kwinjira mu bihe kubera umwana w'umuntu kugira ngo umukurikirane atazabasha kuzapfa iteka ryose. Ibyo bitwibutsa urukundo rwawe. None n'ibi bihe turimo ni iby'agahe gato ubiduhaye kugira ngo tugutegemo amatwi. Mbere yo kugira ngo rero tuganire ijambo ryawe, duciye bugufi mu mitima yacu, turagusaba imbabazi z'ibyo tutatunganyemo, ibyaha n'ibicumuro byacu, intege nke zacu. Turacyambaye iyi mibiri ipfa, iyi mibiri ni ukuri y'iminyantege nke, iyi mibiri itatubashisha kudushoboza gutunganya iteka ryose. Turacyambaye ni ukuri data uyu mubiri kandi tunagenda muri iyi si yuzuyemo ibyaha n'ibicumuro, yakorowemo icyaha bigatuma utanezerwa ngo uyishimire, kandi warabyivugiye ngo wasiwuguje ishyano, ngo dore umwanzi Satani akumanukiye afite umujinya, akumanukiye ni ukuri arakajwe, azi neza yuko afite igihe gitoya, azi neza yuko igihe cye kibaze. None arakumanukiye, turere ugushije ishyano. Natwe turabizi neza ko turi muri yasi yagushije ishyano, yasi umwanzi yamanukiye, yasi Satani arimo arakoreramo imirimo ikomeye kandi ihambaye kugira ngo ayobye ubwoko bwawe. Ariko kuko tukwiringiye tuzi neza ko wanesheje Yesu Kristo, tubabarire rero mu ntege nke zacu, tubabarire aho twatsinzwe kuri uyu munsi wa none, tubabarire n'aho twasitaye ndetse n'abaguye. Ni ukuri data ubabarire kandi ubabyutse nk'uko wabyivugiye. Umukiranutsi wawe nawe yagwa karindwi, ni ukuri ngo azabyuka, kandi ni wowe umushoboza kubasha kubyuka. Dawidi we yaranezerewe arabigushimira ubwo ni ukuri data yabivugaga, haravuga ati ni ukuri amazi yarandengeye, ati bigera naho ni ukuri data ntabagifite kwizera, ndagutakambira sinabasha ni ukuri data kubona neza yawe, atariko ni wowe wenyine wantabaye unkura ni ukuri data mu isayo. Ibyo ni ukuri data John Bunya ni ukuri data yarabishuriwe arabibona, ubwo ni ukuri data wari muramuhishurwa ni ukuri data ry'ubuzima bw'umukristo, by'inzira anyuramo igihe ari hano mu isi. Maze ni ukuri data ubwo yavugaga ku gikombe ni ukuri data cy'igicucu cy'urupfu, aravuga ati ibumoso bwacyo ni ukuri data ngo hari isayo, ni ukuri data ngo Dawidi nawe yayiguyemo ngo agezemo ni ukuri data ngo ararengerwa, ngo iyo ataba Imana ishobora byose nta kindi cyari kuhamukura. Natwe tuzi neza ko ni ukuri data nubwo umukiranutsi yagira intege nke zingana gute, ni ukuri yaguhanze amaso, iyo yongeye ni ukuri data kugundukirira izo ntege nke zimukuramo. kandi koko umwami wacu yarabivuze ni ukuri data ngo mu ntege nke zacu niho ni ukuri data imbaraga ze zikuzurira, maze natwe tukabasha kuba abanyembaraga tugakomera, kugira ngo tutazivuga, kugira ngo tutazavuga ko ari twe dukomeye, ahubwo tujye duhora tumurata, kuko tuzi neza ko hari ibyo tudashoboye ahubwo akaba ari we ubidushoboza. Izina ryawe nishyirwe hejuru. Shimwa rero ko tubabariye intege nke zacu, wibuke natwe baducumuriyeho, tubasaba imbabazi ni kuri data, ubababarire, ubemere, ubakire nk'uko natwe twakiriye umwanya nk'uyu, ubishimire nk'uko natwe twishimiye mu gihe nk'iki. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Uyu mwanya w'igiciro rero tuwushyize mu biganza byawe, tuyoboremo kandi ni kuri data utwambikiremo imbaraga, maze twumve icyatumye dutegura, twumve icyatumye turarikira ijambo ryawe, ineza yawe ikomeze kuganza kuri twebwe. Duciye bugufi nk'abana b'abantu, reka ni ukuri data uvugana na buri umwe wese uhaye kugutega amatwi muri uyu mwanya. Icyubahiro n'ishimwe n'ikuzo n'ibi byawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze data, amen. Imana ni ishimwe. Tunejejwe rero no kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo rivuga ku mbuto z'Umwuka Wera. Ntabwo ari ijambo twumvishe bwa mbere, ariko ni ijambo nanone rikenewe ko umuntu yafata igihe gihagije cyo kubasha kuryigaho kugira ngo asobanukirwe, kugira ngo yumve hari aho rimukuye n'ahandi ribashije kumugeza. Ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo ridukura mu bwiza ritujyana mu bundi. Imana yacu iba yifuza ko urugero turi uno munsi twabasha kujya kuri hejuru yarwo, twabasha kujya ku byiza birenzeho. Nimba hari ubumenyi dufite uyu munsi wa none, twagira ubundi bwisumbuye burenga kuri bwa bundi. Nicyo rero gitumye tugira ngo tuganire kuri iri jambo,
rivuga ku mbuto z'Umwuka Wera. Imbuto z'Umwuka Wera rero birumvikana, ni ijambo cya mbere twumvamo imbuto, icya kabiri twumvamo Umwuka Wera. Twabifatanya tukabyita imbuto z'Umwuka Wera kuko nta handi zikomoka. Iyo umuntu atangira kubyumva, iyo tumaze kubifatanya tuvuga ati ni imbuto wera kuko ufite Umwuka Wera. Udafite Umwuka Wera birumvikana yuko atabasha kwera izi mbuto. Iyo rero utamufite, cya mbere umuntu yakagombye kuba avuga kugira ngo uzabashe kuzera, uzabashe kubona mu buzima bwawe nawe zigaragaramo, ni ukubanza kubona Umwuka Wera, ni ukubanza kwakira Umwuka Wera akaba mu buzima bwawe. Ibirenda ntabwo ari byo nagendereye kugira ngo tuze kuvugaho uburyo umuntu yakakira Umwuka Wera, uburyo umuntu yabona Umwuka Wera, uburyo imbaraga za Mwuka Wera zamukoreramo. Iyo nzira ntabwo ariyo nashatse ko tuganira, ahubwo ndagira ngo tuza kwivugira gusa ku imbuto. Byumvikane cyane yuko nshaka kuganira no ku bantu basanzwe biga ijambo ry'Imana, cyangwa se basanzwe baramenye Imana, basanzwe bari mu nzira, basanzwe bari mu rugendo, ariko n'undi uwo ari we wese, bitavuze yuko Umwuka Wera atagira icyo ari bumuganirize muri iri jambo. Izi mbuto z'Umwuka Wera rero, reka mbere ya byose yo kugira ngo tuzinjiremo, tubanze turebe ubundi Umwuka Wera atumariye iki. Mbere yo kujya kwera imbuto, ubundi Umwuka Wera amaze iki mu buzima bw'umukristo, mu buzima bw'umuntu uwo ari we wese. Iyo rero dusomye mu ijambo ry'Imana, umwami wacu Yesu Kristo yabivuze kera, avuga yuko Umwuka Wera iyo aje muri twebwe tubasha guhabwa imbaraga, tukabasha gukomera, tukabasha gutsinda, tukabasha kunesha ibyo twari tuzi yuko tutabasha kunesha. Ariko Pawulo we arimo arandika cyane cyane aho dushaka kwibanda, yandikira abagalatiya, itorero ry'Igalatiya, mu bice 5 urwandiko yabandikiye, tubona aho yaradusobanuriyemo imimaro twavuga ngo igera muri 3 y'Umwuka Wera. Umumaro wa mbere yatugaragarijemo ni uko Umwuka Wera ashoboza umuntu umufite gusohoza itegeko ry'urukundo. Ibi ngibi tubisanga abivuga mu murongo, mu gice cya 5 umurongo wa 13 kugera ku murongo wa 15. Agaragaza ko Umwuka Wera nta kindi ashoboza umuntu, nta kindi abashisha umuntu, nta kindi aza kumara mu buzima bw'umuntu uretse kumushoboza gusohoza itegeko ry'urukundo. Icya kabiri cyo undi Umwuka Wera nanone amara mu buzima bw'umuntu, iyo umuntu yamaze kumwakira, nuko amushoboza cyangwa se amubashisha kunesha kamere. Kamere y'icyaha y'umuntu aba yaravukanye, y'umuntu aba afite kamere imwe icika intege, kamere igira ubwoba, kamere itinya urupfu, kamere itinya guhamya, kuvuga Umwami Yesu Kristo. Iyo kamere, iyo Umwuka Wera yaje muri wowe, abasha gushoboza kuyinesha. Icya gatatu ari nacyo kigaragara cyane kijyanye n'intego dufite y'iri jambo turi kuganiraho, nuko Umwuka Wera iyo yamaze kwinjira mu muntu akajya mu buzima bw'umuntu, ashoboza wa muntu kubasha kwera imbuto, arizo tuvuga ngo ni imbuto z'Umwuka Wera. Umwuka Wera yamaze kugera muri wowe, ikindi kintu nanone cya gatatu akoramo, nk'uko Pawulo yabigaragazaga hano muri iki gice cya 5, yagaragaje ko agushoboza kwera imbuto. Bivuze ngo umuntu udafite Umwuka Wera ntibishoboka ko yabasha kwera imbuto, nta handi hantu yazikura. Izindi yaba arimo arera zaba atari iz'Umwuka Wera, kuko izi zo tuzita imbuto z'Umwuka Wera, cyangwa se ijambo ry'Imana urivuga neza ko izi ni imbuto z'Umwuka Wera. Udafite Umwuka Wera ntibishoboka rero yuko wazera. Cyokoza hari ibindi bice umuntu ashobora kuba aherereyemo, akaba hari izindi mbuto arimo arera, ariko izo mbuto ntabwo zakitwa iz'Umwuka Wera kuko ntabwo yaba afite Umwuka Wera. Izi mbuto z'Umwuka Wera rero bigaragara, cyangwa se Pawulo yabigaragaje neza ko nta kindi kintu kizishoboza umuntu kuzera uretse kuba ufite Umwuka Wera akaza mu buzima bwawe. Niwe wenyine ugushoboza kuza kuzera. Wenda reka turaza kugenda tubigarukaho, tubivugaho mu buryo burambuye, cyangwa se umuntu yavuga bwaba burushijeho gusobanuka kurusha ubu ngubu. Reka rero twibande kuri uyu mumaro wa gatatu, twereka yuko nk'uko Pawulo yabivuze, imbuto z'Umwuka Wera umuntu abasha kuzera kuko aba afite Umwuka Wera. Birasobanura cyane yuko ukunesha kamere yawe ntago umuntu ubwe yabyishoboza. Kamere iyo tuvuga ngo ipfa, kamere y'icyaha y'umuntu uwo ari wese aba afite, nta handi hantu yabikura.
bigaragara ko uyinesha bya bibi biyirimo, ubasha kubinesha kuko ufite umwuka wera. Umuntu udafite umwuka wera biriya bibi bimubamo nta kindi cyamushoboza kubinesha rwose, ni ukuri. Ikindi kandi ibi bitugaragariza yuko umuntu wese wambaye umubiri utinya urupfu, cyangwa se uyu mubiri wacu uzapfa ukabura ukibagirana, uwo nguwo n'ubundi no muri wa mubiri we akaba afitemo ndetse n'intege nke, nta kindi cyamushoboza kugira ngo abashe gusohoza kubasha kwera imbuto uretse umwuka wera. Pawulo we kugira ngo abishimangire agaragaze akamaro k'umwuka wera mu buzima bw'umuntu, cyangwa se iyo umuntu amufite ukuntu ahita ahinduka koko kugira ngo bigaragare ko abashe no kwera za mbuto, yandikiye Abaroma mu bice 8 umurongo wa 14 n'uwa 15, arababwira ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana, kuko mutahawe umwuka w'ububata ubasubiza mu bwoba, ahubwo mwahawe umwuka ubahindura abana b'Imana, udutakisha uti aba data. Pawulo arimo arandikira Abaroma muri ibi bice 8 nk'uko tubibonye, yababwiye ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Byumvikane ko udafite wa mwuka ntago umwuka ashobora kumuyobora, bivuze ngo abafite ibindi bimuyobora cyangwa se kamere ye n'ibimuyobora biterwa n'icyo yahisemo. Uyoborwa rero n'umwuka w'Imana, uwo nguwo icyambere abanza akaba umwana w'Imana. Noneho Pawulo arabisobanura avuga ngo uwo mwuka ntago abantu bawuherewe kubasubiza mu bubata cyangwa se mu bwoba, ahubwo bawuhaye kugira ngo bahindure abana b'Imana. Umwuka wera nanone aha duhita tubona ko ari undi mumaro ukomeye, ni uko uhindura umuntu umwana w'Imana, kuko aba ari buze gukora bya bindi Imana ishaka. Noneho iyo rero wamaze kuba umwana w'Imana, aha Pawulo yaravuze ati bituma dutaka cyangwa se turatinyuka tukajya imbere y'Imana tukayibwira ngo data, aba data. Nuko umuntu aba yamaze guhinduka umwana w'Imana, ukajya imbere y'Imana uvuga turi umubyeyi wanjye. Umwana iyo agiye imbere y'umubyeyi agenda yisanzuye, agenda yumva nta kibazo afite, umubyeyi ari buze kumwakira kandi agakora icyo yumva ashaka imbere y'umubyeyi, akamubwira icyo ashaka, uko yumva amerewe. Nimba ababaye akamubwira ko ababaye, nimba yishimye akamubwira ko yishimye, nimba hari icyamubabaje akamubwira icyo cyamubabaje icyo ari cyo. Nicyo gituma Pawulo yabwiye Abaroma ati rwose tujya imbere y'Imana, umwuka udukuramo bwa bwoba, dukuramo za ntege nke, dukuramo kwa gutinya urupfu, tukumva turakomeye, tukajya imbere y'Imana tukanezeza tukavuga ngo aba data, tugataka twumva nta kibazo dufite rwose. Ibi rero biratwereka ko udafite umwuka w'Imana, umwuka wera ari wo mwuka w'Imana, ntago rwose yabasha kuba umwana w'Imana no kwera imbuto nk'uko twabivugaga, aricyo kintu turi kwibandaho, ntago yabasha kuzera. Twihuse rero reka twongere twibukiranye nabura akantu gatoya kugira ngo tubashe kuza kumva neza iri jambo turimo turigaho cyane cyane ry'imbuto z'umwuka wera. Ndagira ngo tubanze turebe aya magambo ko ari abiri tuyatandukanye. Iyo tuvuze ngo imirimo, nanone tukongera tukareba n'imbuto, amagambo abiri kenshi na kenshi abantu bajya bakunda kwitiranya. Imirimo ugasanga abantu bafite umuhate rwose, ishyaka, bafite umwete mwinshi, bagakora imirimo myinshi, ariko nanone iri jambo turirebe turigereranya n'imbuto. Nanone twifashisha ijambo ry'Imana kugira twumve icyo Imana ibitubwiraho mu buzima bw'umuntu. Mbese imirimo igaragara ite? Mbese imbuto zigaragara gute? Umuntu yabitandukanya gute kugira ngo amenye koko ko afite uyu mwuka w'Imana, ari we urimo uramukoresha, ari we urimo uramuyobora mu byo akora? Dufashe nk'urugero rutoya, tukareba nko mu ruganda, umuntu akitegereza nk'imashini zikora ibintu byinshi mu ruganda, akazi ka processing, zirimo ziratunganya imisaruro bazanye, zirimo ziratunganya ibiribwa, zirimo zirafata ikintu zikagihindura ikindi, cyangwa se zikagira indi shusho zigiha, cyangwa se zikabasha nimba wenda dufate nk'urugero nk'umuceri, zikabasha kuwutonora zikawukuraho ibishishwa, nimba ari ibigori zikabasha nabyo kubitunganya mu bundi buryo butandukanye. Izi mashini usanga ibyo zikora nibyo twita imirimo, zigaragara koko zirimo zirakora ka kazi, ariko iyo witegereje urareba ukavuga ati mbese iyi mashini yaba ifite ubushobozi bwo kwiha wa musaruro itunganya? Ugasanga imashini yo ntibifite bwa bushobozi bwo kwiha umusaruro, ahubwo yo ibona umusaruro ikaba ariyo iwutunganya. Ikintu rero hano duhita tubona ko imirimo ikorwa
ku gice cya nyuma, ariko mbere habanje kuzaboneka umusaruro. Uwo musaruro rero niwo tuboneraho imbuto. Izo mbuto nizo tubanza kwibaza, uwo musaruro wabonetse gute kugira ngo uzagereho imirimo ijya kuwukorerwaho. Ahangaha rero byumvikana ko imbuto iyo umuntu azitegereje mbere y'uko zijya kubyara umusaruro, zo zibanza kuba ziri ahantu zitunganyijwe, cyangwa se ahantu zikurira, cyangwa se ahantu zitegurirwa kugira ngo zibashe kuzatanga wa musaruro, ari ahantu haba hari ubuzima. Iyo ufashe akabuto kamwe, n'ijambo ry'Imana rirabivuga, ukagatera ari kamwe konyine, iyo keze usanga karabaye kenshi. Ugatera wenda ari nk'intete imwe, wenda reka tuvuge nk'ikigori, intete imwe y'ikigori, byajya kwera ugasanga nko ku kigori wenda cyahitseho nk'ibigori 2, hajeho nk'intete zishobora kuba zagera mu 100, zishobora kuba zagera muri 200. Kari intete imwe, ariko urumva ko iyo kagiye kwera, kuko kaba gafite ubuzima, karera ko kakazana izindi ntete nyinshi. Nicyo kigaragaza ko imbuto n'imirimo ni ibintu bibiri bitandukanye. Imbuto zo iyo umuntu azifashe, azibibye, zibasha kwera zigatanga ubuzima bwinshi, hakaza izindi mbuto nyinshi zisa na za zindi za mbere. Ariko imirimo yo, uko washyizemo ikintu, wa musaruro wari ufite, iyo uwushyize muri ya mashini, nta kindi kintu gishyashya ukuzanira, ahubwo icyo ukora ni uguhindura, wenda ugatunganya, kakaza nk'akantu keza. Imirimo wenda ishobora kugira ikintu ihindura kuri za mbuto, cyangwa se kuri wa musaruro bazanye wenda mu ruganda. Ibi rero bigaragaza ko imirimo n'imbuto ni ibintu bibiri bitandukanye, kuko imbuto zo zirema ubuzima, hakaza ibindi bintu bishyashya, ariko imirimo yo ikorerwa kuri wa musaruro, nta kindi kintu gishyashya uza kurema. Niyo mpamvu iyo dutekereje ku mirimo, twumva ko ishobora kuba yo ubwayo mbere na mbere, ikiza kuyigaragaraho, icyo umuntu aza kuyumvamo, ni uko isaba imbaraga, isaba ingufu. Izo ngufu zikaza guhereza kuba umuntu yaba yavunitse, cyangwa se yananiwe, kumva na nyuma yaho hajemo n'umunaniro. Ariko kandi nanone nyuma y'uko iyi mirimo yakozwe, ikintu gisoza, nimba cyari ikintu kizima, gisoza gipfuye, cyangwa se gisoza kinaniwe kongera gukora. Uko ni imirimo iteye. Ni ukuvuga ngo nimba ari umusaruro watunganyijwe mu ruganda, nta kindi kintu kiba kizakorwamo, ahubwo birangira nimba ari ibiribwa bizajya kuribwa byamaze gutunganywa, bitazongera kuba byazongera gukorwamo ibindi, ahubwo ibyabyo byarangiye, ubuzima bwabyo burangiriye aho ngaho. Uko niko imirimo iteye. Igaragaza ingufu, igaragaza imvune, igaragaza umunaniro, ariko bigasoza cya kintu cyayo gipfuye. Usanga rero iyi process iteye gutya ari iy'abantu mu isi bakunze gukurikira, ari abantu mu isi bakunze kwizera, bakunze kubona ko ari ifatika mu bifatika by'umuntu avuga ngo ni fact, bigaragara umuntu abasha kubona n'amaso ye. Ariko nanone iyo tugarutse ku mbuto, z'umuntu akazitegereza, akareba uko ziteye, akareba uko umuntu yazivuga, icya mbere iyo bavuze imbuto umuntu agomba guhita yumva, arabanza kumva ko ni ikintu cyatoranyijwe. Kenshi mu mvugo isanzwe y'abahinzi mu gihe muri iyi minsi ya none yikunze gukoreshwa, bavuga ngo ni imbuto y'indobanure. Icya mbere iratoranywa, igakurwa mu zindi, bivuze ngo ziba zari nyinshi, ariko iyo bazita imbuto ni uko yo bazayitoranya mu zindi, bakavuga ati iyi niyo nziza kurusha izindi. Byumvikane ko imbuto zo zitandukanye na bya bindi bikorwa ku mirimo. Imbuto yo iratoranywa, ikaza itandukanye n'izindi, ikaza imeze uko izindi zitari zimeze. Icya kabiri, imbuto iyo bayimaze kuyitera mu butaka, icyo umuhinzi waba ari buze gusabwa ni ugutegereza, cyangwa se kwihangana, kugira ngo ya mbuto ye yateye mu butaka azarebe ikizayivamo nyuma. Imbuto ikindi kintu kigaragaramo cyangwa se cyumvikanamo, ni uko yo uyifite agira kwihangana cyangwa se gutegereza, kugira ngo abone umusaruro wayo, abone yera izindi mbuto nyinshi, ni uko azabanza agategereza. Ntabwo ye cyikoreweho ako kanya gihita gitanga umusaruro. Icyo nicyo nanone cyumvikana ku jambo iyo bavuze imbuto, ikindi kintu umuntu yumvamo. Icya gatatu ni uko iyo bavuze imbuto umuntu yumvamo gutanga ubuzima, cyangwa se kuba yavamo ibindi byinshi. Iyo imbuto wayiteye iyo yeze, usanga nimba ryari nk'icunga rimwe, ugasanga igihe iryo cunga ryawe rigiye kwerera ryeza amacunga menshi, ku buryo uzasanga imbuto zarabaye nyinshi. Nimba
ari nk'intete imwe wenda y'igishyimbo, igishyimbo wenda kimwe ukagitera usanga cyareze ibindi bishyimbo byinshi. Imbuto rero yo urumva uko iteye, izazana ubuzima bwinshi, izaza ifite ibindi bintu byinshi bisa nk'aya yindi ya mbere. Ibi rero bihita bitwumvisha itandukaniro rikomeye cyane riri hagati y'imirimo n'imbuto, kugira ngo igihe cyose tuzavuga imbuto z'umwuka wera abantu bajye bumva ko n'izibereyeho kugira ngo zireme ubundi buzima, n'izibereyeho kugira ngo izo weraga uyu munsi ejo ntuzagume kuri rwa rugero rutoya, ahubwo uzarushaho kwera nyinshi ziruta kuri za zindi. Imirimo yo igaragara nk'aho ni ibintu umuntu akora bikagenda bimuca intege, bikagenda bimunaniza, agira amavunane, ingufu yakoreshaga zigashira, bikazageraho birangiye. Iyo ni imirimo irarangira ikagera aho irangirira. Ariko imbuto zo ahubwo zo zigenda zibyara izindi nyinshi, zigenda izo weraga uyu munsi, icyo wakoraga uyu munsi ejo ugakora ibirutaho, izo mbuto weraga uyu munsi ejo ukera nyinshi zirutaho. Ibi ngibi iyo umuntu nanone yongeye kubitekerezaho, usanga n'ubundi n'Imana yo ubwayo yarabivuze, irimo iravuga ku buryo imbuto zibasha kwera zikaguka zikaba nyinshi mu gihe cyo kurema. Umuntu arebye mu itangiriro igice cya mbere, Imana irimo irarema, ukareba ku murongo wa 11 ikintu Imana yavuzemo, wumva ari ibintu bitangaje cyane. Itangiriro igice cya mbere ku murongo wa 11 tuhasanga ijambo Imana irimo iravuga ngo, Imana iravuga iti ubutaka bumeze ubwatsi n'ibimera byose byerere imbuto ku butaka, n'ibiti byerera imbuto ku butaka zirimo utubuto twabyo, igiti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo, bityo biba bityo. Bigaragara rero ko Imana irimo iravuga ngo ubutaka bweza ibyatsi n'ibindi bimera, ariko byose byerera imbuto aho ngaho ku butaka. Ni ukuvuga ngo bwari ubutaka aburi aho buri bwonyine, iravuga ati noneho ntihazemo ubwatsi, ntihazemo n'ibimera, ibyo ngibyo biherera imbuto. Atariko ntibigume gutyo, ahubwo n'ibindi birushaho kugenda byera imbuto, kandi izo mbuto zirushaho kuba nyinshi, ngo buri giti cyose cyera imbuto zikwiriye ubwoko bwacyo, zijyanye na bwa bwoko bwacyo. Buri mbuto igomba kuzagaruka nanone isa kwa kundi. Ibi byo ni ikintu cyumvikana. Yesu yarabivuze arimo araca umugani, aravuga ati ninde wababeshye ushobora gutera igitovu ubundi akazajya gusarura imikeri? Ninde se wateye icunga ubundi akazajya gusarura indimu? Ntibibaho. Imbuto icyo wateye n'ubundi ni nacyo wongera kubona kikugarukiye. Imbuto umuntu n'ubundi abiba, ijambo ry'Imana rirabivuga rwose, iyo ngiyo niyo inasarura. Ntabwo ari igitangaza ni nabyo Imana yavugaga hano, ahubwo hano yarimo avuga ngo buri mbuto yerera ku butaka ubundi zirushaho kugenda ziba nyinshi. Imbuto rero iyo umuntu azirebye usanga ari uko nguko ziteye, ni naho zitandukaniye n'imirimo. Imirimo yo ijyanisha, igaragara nk'iyari ya kamere, umuntu akoresha imbaraga nyinshi, agakoresha umurava n'umwete, ariko bikageraho bikamuvuna, bikamugora mu buzima bwe, bikazasoza n'ubundi ubuzima bwe bugiye mu rupfu. Iki ni cyo nagira ngo tubanze tuze kumva itandukaniro hagati y'imirimo n'imbuto. Ni uko imirimo ijyanisha mu rupfu, iyo umuntu yibanze ku mirimo kugira ngo ahange amaso ye ku mbuto, n'ubundi nta kindi biba biri bumarire. Imirimo arayikora ariko bikarangira n'ubundi ntacyo arokoye, ubugingo bwe ataburokoye. Ariko imbuto zo zibereyeho kugira ngo umuntu yere izindi zikomeze zibeho ndetse zibe nyinshi. Iyo umuntu asomye muri Yohana ibice 15, umwami wacu Yesu Kristo rwose yadukanguriye kwera imbuto. Ibice 15 urebye umurongo wa 2, umurongo wa 5, umurongo wa 16, aho hose yadukanguraga kwera imbuto, akavuga ati noneho mwere nyinshi, ndashaka ko mwera imbuto kandi mukera nyinshi, ntizizagume kuboko nguko. Nimugende muzera, ariko izo wera uyu munsi ejo uzaba wera izirutaho. Yatangiye avuga ati ninjye mutini, amashami yose ari kuri njye wamfasheho atera imbuto, ayo ngayo aracibwa akajugunywa agashyirwa mu muriro. Ariko ishami ryera imbuto iryo ngiryo ryanganyaho amahage
maze namara kuryanganyamo hajye rikera imbuto nyinshi. Nta kindi Yesu aba ashaka ku muntu uwo wese. Ku mbuto tubona yuko n'ubundi nk'uko ari iz'Umwuka Wera, niko kwakwanganya hamajya Umwuka Wera agenda agufasha kugira ngo were imbuto ziruta izo weraga uyu munsi wa none. Ari byo Yesu yavugaga ati ninjye muzabibu w'ukuri, amashami atari kuri njyewe ayera imbuto nyanganyamo hajye akera imbuto nyinshi. Ageze ku murongo wa 16 rero muri ibi bice 15 by'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, yawe ati ninjye simwe mwantoranyije, ninjye wabatoranyije mbashyiraho kugira ngo mwere imbuto kandi imbuto zanyu zigumeho. Ni ukuvuga ngo imbuto n'ubundi iyo umuntu arimo arazera zo zigomba kuzahora ziriho, ntago zera rimwe ngo birangire, ahubwo zigomba guhora zera, ntago ari z'igihe gitoya. Niyo mpamvu imirimo yo igira aho ngaho igapfa, ariko imbuto zo zihora ziriho, zihora zera. Niryo tandukano nagira ngo tubanze turebe, dutandukanye iyi kamere yacu, dutandukanye na kamere y'Imana ariyo ituma twera imbuto, kuko kamere y'umuntu yo imushoboza gukora imirimo yo rwose abantu barayikora, bizera Imana n'abatizera Imana imirimo barayikora ndetse na myinshi cyane, ariko kamere yo nta kindi biri buze kuzafasha wa muntu, ya mirimo wa muntu akora nta handi biri buze kumujyana, ni mu rupfu. Ariko iyo umuntu arebye nanone imbuto, nta kindi zo noneho zo ziba zimaze, nuko zo zihoraho. Icyo wakoze uyu munsi wa none kikunguka, mu bwami bw'Imana hakaza abandi bantu bashyashya, ibyo wakoraga neza uyu munsi wa none ejo ukaba ukora byinshi kurutaho. Nibyo Yesu yavugaga ati kandi imbuto zanyu zihoreho, nicyo nabashyiriyeho. Ibyo rero nagira ngo nabyo tube tubigarukije aho ngaho, gutandukanya imbuto n'imirimo. Imbuto zishingiye ku Mwuka Wera, kuri kamere y'Imana, ariko imirimo yo ugasanga ishingiye kuri kamere y'umuntu. Ibyo bikaba nta kintu bimufasha cyane uretse kuba byamujyana mu rupfu, ahubwo igifite agaciro cyane ari nacyo turimo turavuga hano ni imbuto. Iyo rero dusomye kenshi na kenshi mu Isezerano Rishya tubonamo imbuto z'ubwoko bwinshi butandukanye. Iyo tuvuze imbuto z'Umwuka Wera, umuntu yakibwira yuko arizo dushobora gusanga gusa mu Bagalatiya ibice 5 umurongo 22 no 23, ariko n'ubundi mu ijambo ry'Imana tuhasanga imbuto nyinshi zitandukanye. Iyo urebye mu Baroma igice cya 1 umurongo wa 13 usanga abantu Imana n'ubundi imbuto bashoboza babasha kwera imbuto zo kwakira Umwami Yesu Kristo mu buzima bwabo. Umuntu utabasha kwakira Umwami Yesu Kristo akabasha kumwakira. Ikindi mu Baroma ibice 6 umurongo wa 22 usanga abantu bafite imbuto babasha kubaho cyangwa se kugira ubuzima bwejejwe, babasha kunesha icyaha, bagatsinda icyaha. Iyo nanone urebye mu Baroma ibice 15 umurongo wa 26 tukageza ku 28 usanga abantu bera imbuto bahabwa impano z'ubuntu. Ugasanga umuntu yari umukene ariko agira abantu bamwitaho, agira abantu bamufasha, ubuzima bwe yabonaga ko butazashoboka, ariko akabona Imana inyujije mu bandi bantu yaremye cyangwa se mu bindi biremwa yaremye, akagirirwa ubuntu, akabona ubuzima bwe bubashe kubaho atabonaga yuko byashoboka. Iyo nanone urebye mu Bakolosayi igice cya 1 umurongo wa 10, umuntu wera imbuto abasha nabura gushobora gukora imirimo myiza. Ntago imbuto zatuma umuntu akora ibintu bibi, ahubwo ahora aharanira gukora ibyiza. Iyo nanone ugarutse ukareba mu Baheburayo ibice 13 umurongo wa 15 usanga abantu babasha gutakambira Imana, bakayishimira, bagahora bayitambira amashimwe y'ibyo bakoze mu buzima bwabo, mu mibereho yabo, mu gusenga kwabo, mu kwinginga kwabo. Ugasanga buri gihe bahora bashimira Imana, nuko baba bafite imbuto mu buzima bwabo. Ufite imbuto abasha no kugera kuri urugero rwo guhimbaza Imana, akumva muri we huzuyemo amashimwe, akumva afite umunezero, akumva afite ibyishimo. N'ubundi izo nizo mbuto koko z'Umwuka Wera. Ibi rero bishimangira ko impano z'Umwuka Wera cyane cyane 9 dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya cyangwa se yandikiye itorero ry'i Galatiya ibice 5 umurongo wa 23 zigaragaza imihindukire ya kamere y'umuntu. Iyo umuntu yari afite kamere ya kera imwe ipfa, ariko kuko yabashije kwera imbuto, ya kamere yirahinduka akagira kamere nshya. Bivuze ngo abavuye mu rupfu ya kamere ipfa aba yivuyemo, ahubwo akakira kamere nzima y'ubuzima, ariyo yayindi igaragazwa n'imbuto. Imbuto ni ibigaragaza ko umuntu afite kamere y'ubuzima buhoraho.
iki ni cyo umuntu yayivugaho. Iyo kamere y'ubuzima buhoraho igaragazwa kugira ngo umenye umuntu ufite iyo kamere nuko aba yera. Izi mbuto tuvuga ngo zigera mu 9 dusoma mu ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 20 no 23. Izo mbuto iya mbere yahereye yavuze urukundo, avuga ibyishimo, avuga amahoro, avuga kwihangana, avuga kugira neza, avuga ingeso ziza, avuga gukiranuka, avuga kugwa neza, asoza avuga kwirinda. Izi mbuto uko ari 9 umuntu zigaragaraho, bigaragara ko ari wa wundi wakire kamere nshya mu buzima bwe, wakire kamere idapfa, wakire kamere izatuma azabaho iteka ryose. Imana yemeye ko iyi kamere yayo igaragaza ko ari kamere ihindutse umuntu atari afite, umuntu ayihabwa biturutse ku Mwuka Wera. Nta handi hantu hatuma uyu muntu abasha guhabwa ino mbuto, abasha guhabwa ino kamere igaragazwa n'izi mbuto cyangwa igaragarira muri izi mbuto 9 Pawulo yavuzemo hano, uretse kuba umuntu afite Umwuka Wera nk'uko twabibonye, nk'uko Pawulo yagumije kugenda abigarukaho mu gice cya 5 ubwo yandikiraga Abagalatiya. Tubona imimaro nabura 3 y'ingenzi yibanzeho, nuko nta handi hantu, nta kindi kintu cyashoboza umuntu kugira ngo abashe kwera imbuto. Izi mbuto ko ari 9 zigaragaza nanone kandi kamere y'Imana, uretse kuba umuntu afite byonyine gusa Umwuka Wera. Umwuka Wera rero niwo ushoboza umuntu kubasha kwera izi mbuto. Ndumva ubutaha tuzagenda tureba buri imwe ku giti cyayo, buri imwe tuyisobanurire mu magambo arambuye, tuyivuge mu magambo arambuye, ku buryo uwo ari we wese washaka kuvuga ati reka ndebe ko mfite nanjye ya kamere idapfa, ya kamere umuntu ahabwa n'Imana, umuntu wamaze kwakira Umwami Yesu Kristo. Uzaza ubirebera kuri iyo mbuto iyo ari yose tuzagenda tuvuga mu magambo arambuye. Ndumva twagarukira ahangaha mu mwanya muto twari dufashe, turimo turiga kuri iri jambo rivuga ku mbuto z'Umwuka Wera, aho twatandukanyaga imbuto n'imirimo, twashakaga igisobanuro cy'imbuto. Iyo bavuze ubundi imbuto z'Umwuka Wera umuntu yakumva iki? Imbuto n'imirimo wabitandukanye ute? Imirimo igira iherezo igapfa, imirimo igaragara cyane cyane kuri kamere, ariko imbuto zo ubona zire mu buzima bushyashya. Ubutaha tuzabireba uburyo izi mbuto n'ubundi z'ubwazo zigenda zire mu buzima. Ukaba ufite wenda tuvuga nko kwihangana, ugasanga nimba hari ikintu wihanganiye uyu munsi, ejo ufite imbaraga zo kwihanganira 3. Uyu munsi wihanganiraga 5, ariko ejo bundi kuko wabashe kwakira ya mbuto yo kwihangana, uzabasha kwihanganira ibirutaho, ibirenze kuri bya bindi wihanganiraga uyu munsi, ugasanga wihanganira ikiremereye kurusha cya kindi wihanganiraga uyu munsi. Nuko imbuto ziteye, nuko zo zigenda zire mu bundi buzima bushya, cyangwa se zirema izindi mbaraga nshyashya mu buzima bw'umukristo. Umuntu wese rero wera imbuto nta kindi Imana imushoboza, nuko yera nyinshi nk'uko Yesu Kristo yabivuze, kandi akera izihoraho, ntabwo ari iby'umunsi umwe cyangwa iminsi 2. Dushimiye Imana rero kubwira ijambo twumvishe. Reka dusoze tunasenga. Mana, turagushimiye kuko utuganirije muri iri jambo ryawe, kuko uvuganye natwe, kuko wongeye kutwemerera kugira ngo dusobanukirwe bikeya kuri izi mbuto z'Umwuka Wera. Izi ni ibitugaragariza kamere yawe, ibyo umuntu atabasha kwiha ahubwo ahabwa n'Umwuka Wera, kuko niwo igaragaza kamere yawe, niwe uza agatuma tubasha kugira izo mbaraga za kamere yawe. Ushimwa kuko uri Imana nziza. Sabiye rero abatari bakiriye kamere mu buzima bwabo ngo bayakire nabo bagubwe neza, babashe kuba ibitambo byawe bizima bishimwa nawe iteka ryose. Imbabazi zawe nizibagaragareho. Hari n'abari n'ukuri data barahindutse, ariko hakabaho bagiraga intege nke batabashaga kwera izi mbuto z'Umwuka Wera. Nubwo tudafashe umwanya wo kugenda tuvuga imwe ku yindi ngo tuyisobanure muri uyu mwanya, ariko nabo ndabasabiye ngo Umwuka Wera arushaho kubasha kubasanga, akabamenyesha n'ukuri data icyo bashaka, akabamenyesha aho bafite intege nke, kandi akabongerera imbaraga. Ndabasabiye muri uyu mwanya ngo bongerere imbaraga, babashe kwera imbuto zawe, babashe kugira iyi kamere koko idapfa, babashe kunesha icyaha, babashe gutsinda mu buzima bwabo, babashe guhora bakuramye kandi baguhimbaza, nk'uko ku mwanditsi w'Abaheburayo yabivuze mu bice 13 umurongo wa 15, ngo umuntu uwo ari we wese ni kuri data wakiriye impano ya Mwuka Wera, akakira no kuri data ubuzima bushyashya mu buzima bwe, akagira ya kamere nshyashya yawe, abasha guhora gushima iteka ryose, abasha guhora gutambira ibitambo by'amashimwe, yumva umutima unezerewe kuko yabashe kwakira kamere yawe. Naba nabo nsabiye kugira ngo no kuri data babashe kugera ku rugero rukwiriye rw'ubashimiraho, ubwo nabo
bazaba bahora bakunezerewe kuko ni abana bawe. Imbabazi zawe rero nizikomeze kuganza kuri twebwe twese, icyubahiro n'ishimwe n'ibikuzo n'ibibi byawe biri imbere nibikomeze kugenga nawe. Ubwami bwawe bukomeze buhorane natwe none n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, amen.